Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge, zinduka usenge, byuka usenge. Njye wumva kuri mikoro ndi Mame Benezeri. Reka dusome Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16. Haravuga ngo bumba ibihamya, amategeko yafatanisha ibimenyetso mu bigishwa banjye, amen. Bumba ibihamya, amategeko uyafatanisha ibimenyetso mu bigishwa banjye, amen. Uyu ni umuhanuzi Yesaya wari uriho ubwirwa ibingibi n'Uwiteka Imana niwe wamubwiraga gukora ibi bintu. Uyu muhanuzi Yesaya rero muramuzi ko Uwiteka yagiye amukoresha mu buryo bumwe n'ubundi. Aha rero uyu munsi turimo turabwirwa kubumba ibihamya. Bumba ibihamya ni ukuvuga ngo hari ubuhamya, hari ukugira ubuhamya ukagira n'ibihamya. Ubuhamya buza buri ukwabwo, n'ibihamya bikaza biri ukwabwo. Urugero, umuntu wabayeho akaba mu kigeragezo runaka, icyo kigeragezo, icyo bintu wahuriyemo nabyo ni ubuhamya. Ibyo bintu byakubayeho ni ubuhamya. Noneho ukeneye ibihamya ko cya kigeragezo cyarangiye, ukaza utubwira ngo do ibihamya ngibi yuko Yesu atabara. Ukatubwira ngo nabayeho muri iki kintu, nabayeho muri iki kigeragezo, nabayeho muri izi nzira, none uyu munsi dore ibihamya by'uko Yesu agira neza. Kananga urugero rwanjye kugira ngo ubyumve, umenye ukuri bwisengere muri iki gitondo. Ijambo ryavuze muri Yesaya 8 umurongo wa 16 ngo bumba ibihamya. Twe rero ntabyo turi bwibumbire. Hano Imana yabibwiye Yesaya ngo abibumbe. Twebwe tugiye kubwira Imana ngo Mana duhe ibihamya. Duhe ibihamya. Tumaze iminsi dufite ubuhamya. Dufite ubuhamya butagira ibihamya. Dufite ubuhamya tugendanye iminsi. Dufite testimony. Turabikeneye guhamya. Dufite n'ibihamya. Testimony ni ubuhamya. Noneho tukazana mu isi y'ibifatika ibihamya bwa buhamya turi kubwira abantu. Haleluya. Umuntu wabaye mu bugumba, Imana ikabumukuramo, agomba kuza akatubwira ngo nabaye mu bugumba igihe iki n'iki, dore Yesu mfashe ubuhamya bwanjye, dore Yesu twagendanye gutya muri izi nzira, nagiye mubona agenda akora gutya, agenda ankiza, agenda yumva gusenga, agenda nyambutsa, agenda ngirira neza, agenda mpoza amarira byancanze, agenda anyibutsa, agenda mpa amasezerano, agenda avugana nanjye, agenda mpihumure. Ariko ryaba iryo humure, ryaba n'ubwo buhamya, bikeneye ibihamya. Ibihamya rero ni ibingibi, kwa kundi uvuga ngo dore noneho umwana nguyu Imana yankuye mu bugumba. Wa mwana ni igihamya cy'uko Yesu atabara, akura mu bugumba. Ariko iyo urwo rugendo rwose rwo kuba warabaye muri icyo kigeragezo nibwo buhamya, testimony yawe. Dukeneye rero ubu ngubu ubuhamya. Muri iki gihe abantu benshi bafite ubuhamya ariko butagira ibihamya. Senga rero muri iki gitondo, cyo cyifuzo tuzindukanye, ubwira Imana ngo Mana mpa ibihamya. Ni ibihamya by'uko ugira neza. Ndabizi ugira neza Mana, ndabizi urarenganura, ndabizi uratabara. Mbese ubundi mu yandi magambo, Imana isoza bya bindi, none ikagutabara, ikaguhereza icyo wayisabye. Mbivuge mu yandi magambo. Uyu yari Yesaya rero. Imana yamubwira ngo bumba ibihamya, amategeko yafatanisha ikimenyetso mu bigishwa, ugende noneho bya bihamya ubijyane, ubibereke. Nuvuga ngo ibihamya byo turanabireba, biza mu isi y'ibifatika, tukabirebesha amaso, byambara umubiri.
Haleluya. Kuko abapagani turi kumwe nabo, abo tubana nabo, bo ntibazi ubwo buhamya, ntibazi ibihe waciyemo, ntibazi ibintu wagiye unyuramo uko ibintu bingana, ntibazi n'umubabaro wagize, ariko nuza n'ibihamya turavuga ngo kweri, kandi birongerera n'abera kwizera, babandi bakiri guca ahandi muri bwa buhamya bataragera kuri etape y'ibihamya, biratuma bagira kwizera maze bakomeza urugendo. Senga, bwira Imana ngo Mana, wabwiye Yesaya ngo nabumbe ibihamya, ariko mu gihe icyo gihe hari mu gihe cya Yesaya, ariko twebwe mu gihe cyacu tubumbira ibihamya. Twebwe n'Imana turi bubwire ngo nitubumbire ibihamya, niduhe ibihamya ko uri Imana ikiza ubugumba, ibihamya ko uri Imana ivana mu busibateri, nuko tukubonana umugabo tukakubonana yewe muntu nyine utakiri wenyine, naho urugendo rw'uko wabayeho mu busibateri unasenga unagira gute, bya kwiderivura wikuraho ibyo baguhambiriye wigira gute, ibyo ni ubuhamya. Dukeneye ibihamya. Hindura amasengesho, bwira Yesu ngo Yesu ibihamya bigaragarira amaso yanjye. Haleluya. Nanjye kandi Imana ibindi bihamya. Haleluya. Hari ibintu twasengeye bifite ubuhamya bitarabona ibihamya. Dukeneye ibihamya rero, bihamya ko Uwiteka yakoze ibikomeye, tukabyerekana mubera bagasubizwamo ibyiringiro, tukabyerekana mu bapagani nabo bakihana, babonye ibihamya by'iby'Imana yadukoreye, babonye ibihamya by'uko Yesu atabara, bya bihamya bikabatera gupfukama bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana, bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Bakihana bagahinduka bakakiriza umwami n'umukiza kuko babonye ibihamya by'uko Yesu aruhura. Reka dusenge Imana ngo amategeko yafatanisha ibimenyetso, nta yandi mategeko dufite uretse ijambo ry'Imana. Haleluya. Niba warasomye ngo ntuzakorwa n'isoni, Imana ubwo buhamya nibigukureho nyine gukorwa n'isoni, iguhereza igihamya yuko utakozwe n'isoni. Uze utubwira ati ni ukuri, dore narizeye nsenga Imana, none uyu munsi dore ngaha, dore ngiki cy'Uwiteka yakoze, ngiki tukakibonesha amaso. Ibimenyetso mu bigishwa, twebwe rero turabigishwa. Yesu ahora aza kutwigisha, akatwigisha gusenga, akatwigisha ijambo ry'Imana, turabe. Harageze rero ngo tugendane ibihamya. Igihe tugendaniye ubuhamya butagira ibihamya kirahagije. Bwira Yesu ngo mbumbire ibihamya, aba tubana nabo bamenye ko igihe nasengeye kariwe Imana twavuganaga. Mbumbire ibihamya kugira ngo bimenyekane. Erega ibitangaza turabikeneye. Na Yesu aho yageraga yakoraga ibitangaza, ibihamya, umuntu agakira. None ya ndwara yamuvamo akamuhamagara amazima, ya magara amazima akatwemeza, ni igihamya ko Yesu yakoze. Asante Yesu, ndagushimiye Mana, urakoze kuduha umunsi mwiza, umunsi utuzaniyemo ibihamya. Igihe tugendaniyemo ubuhamya ni kinini. Turagushimiye kudukangura, maso akareba, iminwa yacu iracyavuga, kandi turacyafite inzira z'igisiyoni. Kandi tugushimiye ubuntu dushyiriyemo bwo kutuzanira ibihamya. Tubumbira ibihamya Mana, uri uyu munsi tugendanye ubuhamya. Buri muntu wese ukurikiye mu gitondo muri porogaramu ya gusenga mu gitondo afite ubuhamya. Hari ubuhamya ashoreye igihe kirekire, hari ubuhamya abayemo igihe kirekire, hari ubuhamya inzira atambutse z'ibizigo, aho nawe kandi wagendanye nawe ubana nawe, ariko harageze hindura Mwami. Tubumbira ibihamya, ubiduhe mu isi bifatika bigaragara, ubiduhe tubibemo, ubiduhe tubigendane, ubiduhe Mwami, ko ibihamya bituma kwizera kwacu kurushaho gukomera. Ibihamya bituma kwizera kwacu dukomeza urugendo. Haleluya. Ntitunanirwe, dutuzubiramo izindi mbaraga nshya. Haleluya. Dukeneye ibihamya Mana. Abafite ubuhamya mu buryo muri domene zitandukanye, baha ibihamya. Dukeneye ibihamya ko ari wowe twasenze, ibihamya ko ari wowe tuzinduka gushaka, ibihamya ko ari wowe tubwira, ibihamya ko ari wowe umunyembabazi, ibihamya ko ari wowe mukiza, ari wowe ukiza Jehova Rafa, ibihamya kuri Arufa, wowe utangiza ibintu. Dukeneye ibihamya kuri Omega, wowe urangiza ibigeragezo n'ibibazo na vurugusi mu buzima bwacu. Dukeneye ibihamya mu buntu bw'igoro
igorogota ko ari wowe munyabuntu, bimenyekane ko Uwiteka akiza, bimenyekane ko Uwiteka agira neza. Dufite ibi bihamya mu isi y'ibifatika, mu isi y'ababaho. Haleluya, shima Mwami, himbazwa Yesu. Uyu munsi uduhire, ibihamya byacu turabyakiriye. Haleluya, abamarayika bashinzwe kuduhesha ibihamya babituzanire. Duhamagaye bamarayika mutabazi badutabare batubone ibihamya. Duhamagaye bamarayika Mikayeli baturwanire tubone ibihamya. Duhamagaye bamarayika Gaburiyeli batugezeho ibisubizo byacu kugira ngo tubone ibihamya. Duhamagaye abamarayika bajyana amamesaje b'abamesajeri batuzanira amamesaje yacu ajyanye n'ubuhamya kugira ngo tugere aho ibihamya byacu biri, mu izina rya Yesu. Baduhuze n'abafite ibihamya byacu babiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, twakiriye ubu buntu. Uwiteka uduhire mu nzira zacu zose. Uwiteka uyu mugisha w'ibihamya turawakiriye none n'iteka ryose. Amen, amen. Shalom. Fata ubuhamya ufite ubusabire ibihamya. Umunsi mwiza.